twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu na Nyagasani akaba duhamagaye ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe, none tariki ya mbere Nyakanga 2025. Duce bugufi twakire inema z'Imana. Isomo rya mbere mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 19 murongo 15 kugeza kwa 29. Igihe kimwe nijoro abantu bo mu mujyi wa Sodoma bagabye igitero ku bagenzi babiri bari baje kwa Loti. Abagenzi bari abamarayika. Umuseke ukebye, abo bamarayika batota Loti bati, haguruka n'umugore wawe n'abakobwa bawe babiri bari hano kugira ngo ejo mutazavaho muzira ibyaha by'uyu mujyi. Agishidikanya abamarayika babafata ukuboko we n'umugore we n'abakobwa be uko ari babiri, nuko barabasohokana kuko Uhoraho yari yamugiriye impuhwe. Babagejeje hanze baramubwira bati, kiza amagara yawe, nturebe inyuma, ntugire aho uhagarara muri iki kibaya cyose, uhungire mu misozi udapfa. Loti arababwira ati, oya Nyagasani, dore ngewe umugaragu wawe nagize ubutoni mu maso yawe, kandi wangiriye neza ikomeye ukiza amagara yanjye, ariko sinashobora guhunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. Dore kariya kadugudu ureba kari hafi bihagije kugira ngo nkageremo, ni kanzinya cyane, reka abe ariho mpungira maze mbeho. Undi ati, nonge kukugirira ubuntu, sinsenya kariya kadugudu uvuze, ngaho rero yihuta uhungireyo, kuko ntacyo nshobora gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye ako kadugudu bakita Sowari, aribyo kuvuga kanzinya. Izuba ryarashe Loti ageze i Sowari, nuko Uhoraho agusha kuri Sodoma na Gomora imvura y'umuriro uvanze n'ubumara biturutse ku ijuru no kuri Uhoraho. Atsemba iyo migi yombi y'ikibaya cyose, atsemba abaturage b'iyo migi n'ibimera byose ku butaka birakongoka. Umugore wa Loti aza kureba inyuma, ahita yindukiye igishyinga cy'umunyu. Aburahamu azindukira aho yari yaraye ahagaze imbere y'Uhoraho. Aburahamu azindukira aho yari yaraye ahagaze imbere y'Uhoraho. Yerekeza amaso kuri Sodoma na Gomora kuri cya kibaya, abona umutsi ucucumuka mu butaka nk'uva mu itanura. Nguko rero uko Imana yibutse Aburahamu ikavana Loti mu byago igihe rimbuye imigi y'akarere Loti yaratuyemo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 26. Uhoraho, urukundo rwawe nirwo mpora ndangamiye. Uhoraho, nsuzuma ndetse nushaka ungerageze, maze usukure ubura bwanjye n'umutima wanjye. Urukundo rwawe nirwo mpora ndangamiye, kandi nkagenda nkurikiye ukuri kwawe. None rero ntushyire mu rwego rumwe n'abanyabyaha, cyangwa ushyire hamwe n'abantu babicanye. Dore ibiganza byabo birarangwa n'ishyano bakoze, n'ukuboko kwabo kw'indyo gucigatiye za ruswa. Naho ngewe mpora ngendana ubudahemuka, Uhoraho nkiza ungirire ibambe. Ikirenge cyanjye gihora gishinze ahantu hategamye, ngasingiriza Uhoraho mu materaniro. Uhoraho, urukundo rwawe nirwo mpora nshakashaka. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 8 murongo wa 23 kugeza ku 27. Muri icyo gihe Yezu aherekejwe n'abigishwa be bajya mu bwato. Nibwo habyutse umuhengeri mwinshi mu nyanja, imivumba irenga ubwato. Nyamara we yarasinziriye. Baramwegera bamukangura bavuga bati, Nyagasani dutabare turashize. Arababwira ati, muratinya iki, mwabemera gato mwe? Hanyuma arahaguruka ategeka umuyaga n'inyanja, maze haratuza cyane. Nuko abantu batangara bavuga bati, uyu ni muntu ki imiyaga n'inyanja byumvira? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko batangara bavuga bati, uyu ni muntu ki imiyaga n'inyanja byumvira? Amen. Nyagasani Mana yacu, uradukunda byahebuje. Ushaka ko tunyura inzira zawe buri gihe, ariko akenshi hari ubwo turambirwa mu nzira y'ukwemera, tukajya kure, tukanyuriza ubusamo, bityo tugateshuka ku nshingano waduhaye, tukaba tugiye kure yawe Nyagasani. Aka kanya tuje mu bwiza bwawe, dusaba abantu bose bari kure yawe, bateshutse inshingano wabahaye, kugira ngo wongere ubagarure mu nzira nziza. Dusabira abantu bose bari mu kaga,
ibibazo, agahinda, bafite ibibazo byabuze ibisubizo, bagahora bashakisha Nyagasani. Uyu mwanya turashaka gushakira igisubizo wa Nyagasani. Hari abantu benshi bafite uburwayi Nyagasani, bagiye kwa muganga biranga, bashakisha imiti hirya no hino biranga. Nyagasani, tuzi ko ari umuganga nyakuri, tuzi ko we utanga umuti ko kukiza. Ngaho Yezu mwiza, utabara imbaraga nke zacu, udutabare twese turi imbere ubwiza bwawe. Tabara Nyagasani abantu bose baburaniwe, bari kure yawe, batazi uko ejo bizagenda, bari kwibaza uko ubuzima bwabo buzamera. Abo bose Yezu mwiza ubegere, ubafashe, maze Yezu mwiza w'igisubizo cy'ukuri turakunyize kugira ngo abe ariwe turangamira. Nitukurambira Nyagasani turi buze gusubizwa, nitukurambira Nyagasani turi buze gukizwa. Ukomeze kudukirisha ineza yawe, wowe Mana nyakuri, Yezu mwiza uhora imbere yacu, Yezu mwiza utugira neza buri munsi. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Nyagasani araguhamagaye, arifuza kuguha igisubizo no munsi. Niba uri mu byago, inyigisho ze kuyumva. Niba uri mu byago, ijambo ry'Imana niho ryateguriwe. Niba ufite ibibazo byabura ibisubizo, ijambo ry'Imana niho ryateguriwe. Niba ufite uburwayi uri kwibaza uko bizagenda, uracyari kwibaza aho uzivuriza uko bizagenda, ijambo ry'Imana wemerere gutambukeho. Emera ijambo ry'Imana gutambukeho. Wowe uri mu kavuyo, uri mu kaga, uri mu bibazo, reka Nyagasani gutambukeho maze akubyutse, arifuza ko yakugirira neza. Nuha Nyagasani akaboko, arakuzamura. Nutega Nyagasani amatwi, uramwumva kandi wumva igisubizo aguhereza uno munsi. Kuko akenshi abantu benshi dukunze kumva Nyagasani, tujya gutega amatwi Nyagasani ahubwo umunwa ukadutanga imbere. Na niyo mpamvu usabwe kugira ngo amatwi ngo bangu, umunwa ngo cwe, bityo amaso yawe kanu uyerekeze kuri Nyagasani kugira ngo Yezu ujye gutambuka. Yezu urimo utambuka agira neza, nawe gutambukeho kandi akugirire neza. Ingingo remezo dufasha kuzirikana ku masomo y'umunsi bitwa ngo Imana isubiriza igihe. Isubiriza igihe. Igihe cy'Imana kiba ryari? Hari imvugo z'abantu, notion humaine, imvugo z'abantu zikunze kugenda zicaracara, dukunze kuvuga nawe ujye uzivuga ati Imana ntiri kunyumva. Imana ndayibwira ntinyumve. Imana nayo tuyibyanjye byose, nyitura ibibazo byanjye ntinyumva. Imana narayibwiye ariko ntishaka kunyumva. Wasanga Imana yarasinziriye. Imana yasinziriye imbere y'ibibazo byanjye. Imana yasinziriye imbere y'akaga kanjye. Imana ntisubiza. Imana yaricecekeye. Nayituye akaga kanjye. Ubu koko ntibona ko nsumbirijwe, ndi mu kaga, ndi mu makuba, bari kunyega, bari kunseka, ndibona ko ngiye guseba. N'izindi mvugo nyinshi cyane tugenda duhirikira ku Mana ngo Nyagasani arasinziriye, Nyagasani rimwe na mukavuga ngo Nyagasani arangaye, Nyagasani ntari kunyitaho, Nyagasani yarantereranye, Nyagasani ntari kunyumva, Nyagasani ntawe uhari. Bigeza naho utangira gushidikanya ku bubasha bw'Imana nuko Imana idahari. Izo mvugo bene izo ngizo zikunze kuza igihe turi mu byago, akaga, ibibazo byaturenze, nuko tugatangira tukivumbura, tukijujuta. Uyu munsi urabona igisubizo n'aya masomo kigira kiti Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana ntitinda, ntikerererwa, ntisiba, yewe ntinasinzira. Ahubwo ngewe umuntu w'umunyabyaha n'umunyantege nke, akenshi niyo ukunze kurambirwa, narangiza kurambirwa ngahita nitahira. Bya by'Imana nyine birya uwarambije, uwarambiwe yatashye. Nawe uze kujya kureba niba ntaho ujya urambika iby'Imana, ukivumbura ugataha. Kandi Nyagasani isaha ye itaragera. Imana isubiriza igihe, tegereza isaha y'Imana. Ubundi ikitugora ikitunanira no kwicara, no gutega amatwi tukumva igihe Nyagasani azadusubiriza. Naho ubundi Imana iravuga, irasubiza, kuko Imana ni indahemuka. Nta na rimwe itajya yita ku bantu bayo, nta na rimwe itajya yita ku byayo, kuko idashobora gukererwa. L'autorité n'est jamais absente. Ngo nta na rimwe umuyobozi asiba. Imana niyo muyobozi mukuru, nta na rimwe ishobora gusiba mu buzima bwacu, kuko iramutse isibye twasibama. Iramutse isinziriye yewe twapfa, ibirura byatwica, twabaho nabi. Ariko kubera ko Imana idukunda ntabwo ishobora gusinzira na rimwe. 24 kuri 24 Imana ihora icunze ko wamererwa neza. Nguko rero nanjye nujya usinzira ntukabicure ku Mana, ni wowe wasinziriye, ni wowe warangaye, ni wowe usiba. Imana ntishobora gusiba umubyeyi we, kuko Imana yisubiriza igihe. Buri gihe hora yiteguye ko yagusubiza. Birashoboka ko ari wowe uri gutinda, ahubwo ni wowe uri gukerererwa, ndetse ugakereza n'Imana reka mvuge ntyo. Ariko Imana yo ntishobora gukera, ntishobora gutinda, ntishobora gusinzira. Isomo rya mbere turumva mu gitabo cy'Intangiriro, imivumba yari iri muri Sodoma na Gomora
desordre, akavuyo. None Imana iri gushaka gukiza Loti. Imana igiye kugenda ku ntambwe ya Loti kugira ngo imukize, kugeza ubwo izakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo igiye gute imukize. Loti arageraho akananirwa, rimwe na rimwe akumva birangiye, agiye gupfa kimwe n'abagome. Ariko Imana ifite buri genda imwihanganira ku ntambwe ze. Imana igenda ku ntambwe zacu kugira ngo idufashe dukize. Iri somo rize kugufasha kongera kumva uburyo Nyagasani ari wowe wategereje. Akenshi tujya tugira ngo dutegereje Imana, tukagira ngo Imana izadusubiza, tukibagirwa ko Imana ishobora kuba itari kudusubiza kubera gutwihanganira ko ndeka ya makosa, ko ndeka ya mafuti, kumva muri bya byaha, kumva muri ba banyabyaha, kumva muri cya kigare cyo muri Sodoma na Gomora, kumva muri za ngeso. Nuko Imana ikagenda buhoro igira ngo integereze, ikazatwika wa mugi ryari namaze kuvamo. Ese uzava muri wa mugi ryari? Umugi iyo bavuze imigi Sodoma na Gomora, naho hayirunze ibyaha, naho dukorera amafuti, nibi byose bitamiriza Nyagasani tuba turimo. Nyagasani rero hari ikibazo waba ufite mu rugo rwawe, hari uburwayi waba ufite, n'ibindi byinshi cyane bitari gusobanuka. Nyagasani ategereje kuva muri Sodoma. Genda maze Nyagasani uhungire kuri Nyagasani. Sowari aho kuba guhungira nyine. Ako kantu kanzinya Nyagasani ategereje kugira ngo agukirizemo. Nawe nkuko ari kubwira Loti ati ihute ihute, nawe ugerageza uve mu cyaha vuba, ureke Nyagasani agukoreshe. Ivanjiri no munsi nayo iraturangira igihe Imana isubiriza. Ubwo Yezu n'abigishwa be bari mu bwato bari kugenda, umuvumbu kaza kuzimya gikaza, abigishwa bakiheba. Turumva igisubizo Yezu agenda atanga aha hantu. Reka tuzirikane ibintu bitanu muri no vanjiri bigufasha kureba uburyo Imana isubiza. Icyambere n'ubwato. Ubwato muri Bibiliya mwigamana bwerekeza kuri Kiliziya. Kiliziya ya Yezu Kristo abantu bagomba kujyamo. Hahandi twitagatifuriza, hahandi tuguma Imana ikahadusanga, hahandi Imana idusubiriza. Iyo utari muri Kiliziya nyine biragoye kwakira igisubizo cy'Imana kuguma muri Kiliziya. Icya kabiri tuzirikana ni imihengeri y'imivumba irenga ubwato. Biratwerekeza nanone nkuko twabizirikanye ku cyumweru gishize, Petero ndetse na Paulo batubwira ko ari inkingi za Kiliziya. Hahandi Kiliziya yubatse ku rutare rutajegajega. Iyi mivumba rero irerekeza ku bibazo duhura nabyo, itotezwa Kiliziya ihura nayo. Ariko nkuko Yezu yabwiye Petero ati uru rutare kandi kuri uru rutare nzubakaho Kiliziya yanjye, nubasha nko kuzimu ntibuzayitsinda. Amen amen amen. Nubwo byago byazi, ibibazo bikaza, ibitotezo bikaza, Kiliziya ishingiye ku Mana nta rimwe iteze guhungabana. Ukomeze wizere nawe nuhura n'ibibazo, umenye ngo iyo mivumba yose igihe kizagera irangire, kuko Imana isubiriza igihe. Icya gatatu twazirikana muri no vanjiri no gusinzira. Ngo Yezu ngo yarasinziriye. Gusinzira nko twabivuze ni imvugo z'abantu, abantu barambirwa bakumva nkaho Imana nayo yasinziriye, yarangaye, yakererewe. Ariko ubundi izo ni imvugo z'abantu. Ubundi Imana ihora irekereje, ihora ikurinda. Hari amagambo abiri y'Igifaransa avuga ngo surveiller et veiller. Surveiller ni nko gucunga, uri gucunga imbohe kwita gucika. Abasiriveyer nyine murabizi, ndabarasuje kandi hagataho. Hanyuma uri gucunga, genda ucunga amakosa ya mugenzi wawe. Ariko Imana yo ikoresha inshinga iyo ngiye ya kabiri, veiller. Veiller ni ukwita ku muntu, ukamurinda ukamurengera. Icyo ni Imana idukorera. Imana ntisinzira nyine, kuko isinziriye twabaho nabi. Abantu twebwe nitwe ducunga abandi. Na niyo mpamvu tunanirwa, tukarambirwa, bamwe bakajya kona. Kubera iki? Abakuru bacu barambiwe, bananiwe, ntibazi iyo biva bijya. Nyagasani waraducunga 24 kuri 28. Ntashobora gusinda, ntashobora gukerererwa. Imana ihora aho hantu. Ese mu bibazo ugizirikana ko Imana ihari? Icya kane twazirikana muri Evanjiri no gutabaza. Ati Nyagasani dutabare turashize. Twabyumva ku buryo bubiri. Kwa ko nyine umuntu ahungira kuri Nyagasani, byo ni biza cyane, ukamenya aho utabariza. Ese iyo nagoswe mpungira kwande, ntabaza nde? Mbwira Imana nde? Ese ni Nyagasani ntabaza? Kumenya abigishwa bumvise ntandi batabaza usibye kwa Nyagasani. Ariko none gutabaza ikindi gisobanuro ko hari igihe utabaza kubera kubura ukwemera. Yezu arahari, urabizi ko hari, ariko nge gushidikanya ati ariko Yezu ni wowe uhari cyangwa wasinziriye? Ni wowe uhari cyangwa dutegereza undi? Nabwo bikazamo gushidikanya. Nabo ni ikimenyetso cya sekibi, ushidikanya ku bubasha bw'Imana. Si Imana irahari cyangwa ntihari? Icya gatanu twazirikana nuko Yezu buri gihe aba aho hantu, agacecekesha imiyaga, agacecekesha imihengeri, agacecekesha bya bibazo, agacecekesha babandi bari bakuzitiye, agakubohora kubera ko nyine ahari.
nk'uko yazagutabara numara gutuza ukamwakira ukamwumva, igihe kizagira ubona agize ati ya mihengeri iragiye, bya byakwirukansaga byose biragiye, ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Naho Yezu nushira impumu, naho igihe kizagera Yezu agutabare. Erega icyo tubura si uko Yezu adahari, ahubwo turabura uko kwemera Yezu ahari. Iyo twahura n'ibibazo ku mukristo, ibitotezo, agahinda, imiraba, imihengeri, ibyo byose biraza ku muntu wemera, nta na rimwe bizabura no mu buzima. Ariko icyo tubura ni ukwemera ko Yezu ahari, ko ibyo byose ashobora kubidutsindira. Umubyeyi urabyemera? Yezu arahari. Uvuga uti Yezu arahari. Ubwo Yezu ahari ntacyo nkibaye. Niba Yezu ahari ntacyo nkibaye. Imbere y'ibibazo, imbere y'imivumba, imbere y'ibya bintu byose bidusebya, biducisha bugufi, ese uremera ko Yezu ahari koko? Niba uri umukristo umwakira ukamuhabwa buri munsi, mubyeyi umva ino nkuru, wasanga nawe hariyo uzahura nawe muri ubuzima, cyangwa hariyo wahuye nayo, uze kumenya uburyo Nyagasani agenda anyuza ibisubizo hirya no hino, kuko Imana isubiriza igihe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore, ngo barashakanye barabana, ariko baza kugira ikibazo cyo kubura urubyaro. Igihe kiba kirekire bashakisha urubyaro, ariko umugabo muri rugo ngo we ntibyari bimufashaho cyane kuba babuze urubyaro, akumva ari nkaho bisanzwe. Umugore akaba ari we uhangayika, ati koko bari kuvuga ko ari njye ngumba bakansebya nkabura n'ikimwaro n'ibibazo. Umugore arahangayika cyane. Umugore akaba ari we ujya no gusenga, ati Nyagasani koko, akabishyiramo imbaraga, ati Nyagasani koko, urareba koko nitwara neza, ndi muri korali, ndi mu charismatique, ndi mu regio, ngerageza kwitwara neza muri groupe de prière. Akeshimbani koko Yezu ni cye cyako ko nakoze gituma utandengera ngo ndenganure, gituma koko utanyumva, gituma nanyu utampa urubyaro, ngo nanyu nkure ku gisebo nk'iki, ngo nanyu nkure ku gisuzuguro nk'iki. Wa mubyeyi agaho kari kuwundi karahandurika. Umubyeyi akomeza gutakambira Imana, nuko ngo ari gushengerera, kuko yakundaga riseye yo gushengerera, yumva ariho azabonera ibisubizo koko. Ngo Yezu aramubwira ati nabuze aho nafatisha umwana. Wa mubyeyi yongera kwibaza koko Yezu yabuze aho yafatisha umwana koko. Wa mubyeyi yatekereje mu bintu bitatu. Icya mbere avuga ati ariko reka nongere nihane. Arongera n'ubundi akajya yihana, ariko ajya kumva yajya gushengera n'ubundi ati nabuze aho nafatisha umwana. Wa mubyeyi nanone aragenda avuga ati reka njye kwivuza, wenda wasanganye ababyeyi ifite ikibazo. Aragenda baramupima ntibagira icyo babona. Ibibyimba yakekaga ati wasanga ari ibyimba biri nko mu nda, bituma bizitira gusa umwana akabura aho yafata. Nyababyeyi wenda ikaba itari gukora neza, ati buriya nibyo Yezu ashaka kumbwira. Wa mubyeyi aragenda yivuza, n'ubundi ntacyo babonye, n'ubundi basanga nta kibazo afite. N'ubundi yajya kujya gushengera ati nabuze aho nafatisha umwana. Wa mubyeyi nanone ahandi hantu yaketse ati birashoboka ko kubera abaturanyi banjye bavuga ko ari abarozi, birashoboka ko Yezu abona ko yanampa umwana, abarozi azahita bamwivugana n'ubundi nkanduhiye ubusa. Birashoboka ko ari abaturanyi. Wa mubyeyi atwara icyo cyemezo agifata nk'ihame, ati aba barozi atanya no kubishyiramo rega, ati abarozi rwose baretse kuroga ko batuma umwana wanjye atabona hafata, nabuze aho nafatisha umwana. Nuko birakomera. Wa mubyeyi akomeza gusenga, ariko ari no kuzimura hagati aho ngaho, ati abarozi barahamana, abarozi bantesha amahirwe imbere y'Imana koko. Nuko wa mubyeyi mu gihe akiri kugenda avugana n'Imana kubyerekeye n'abo barozi uburyo abahindura, nuko igihe kimwe cyaje kugera embomate, ngo haza kuba isengesho ryo gusabira abarwayi. Ngo bagiye bumva ubuhamya bwo ari gutangaza bakiza, ati hari umugabo ujya ufata ibiyobyabwenge bitoho yamuteraga kumuha ibiyobyabwenge bituma intangangabo idahura n'intangangore, uwo nawe yakize. Yezu agiye kubaha urubyaro, wa mugabo agiye kureba koko asanga ajya afata ibiyobyabwenge. Nuko wa mugabo muri rwa rugo aza kwiyumva muri uwo wakize. Ese wagize ngo ntihashize ukwezi wa mugore atwite amezi 9, agiye kubona nawe babona acigatiye uruhinja. Kubera Imana, bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Wasanga nawe hari roho mbi Yezu ategereje ko uyirukana iwawe, maze agira ati aguhereza umwana agukize indwara urwaye. Imana isubiriza igihe. Wasanga ari we Nyagasani ategereje. Umwana yavuze aho afata, kubera icyo umwana abura hafata, uri kubishakira hirya kure, nyamara wasanga biri mu rugo rwawe. Reka dusoreze ku bintu bine biza kugufasha kongera gusuzuma isaha y'Imana iwawe, kuko Imana iravuga. Icya mbere, buriya Imana igiye kugukiza
ikubuza kwitwaza abanzi bawe ati uyu nguyu niwe uri kundogera, uyu nguyu niwe uri kumpemukira. Wowe banza wisuzume bari ubihorere. Niba ari abarozi Imana izabibariza, ntabwo ari wowe uzababaza, ni Imana izabibariza. Abo ngabo nubwo bakuzitira bwahe ntabwo ari bo bazatuma umugambi Imana utuzuzwa muri wowe. Barekera ibyabo, barekera uburozi bwabo, wikwibanda ku barozi, genda mu nzira z'Imana. Cyo ni cyambere kutitwaza abantu. Icya kabiri, hari igihe uri gushaka impamvu utari gukira, nyamara wasanga hari ibiyobyabwenge biri wawe. Bya biyobyabwenge byari biri muri Sodoma, kwikinisha, ubutinganyi, ubusambanyi, ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose, ubusinzi, ubusambo, n'ibindi byose bishobora kuzitira imigisha y'Imana. Yesu agashaka ko wagira ubutungane nka kurya Loti yanogeye Nyagasani, Imana ikamuhungisha. Wasanga aricyo Nyagasani ategereje ko nawe hari dogere y'ubutungane ugira iwawe, ari umugabo ari umugore wawe. Bityo icyo muri gusaba Nyagasani agakibahereza. Niba koko uri umuntu urya ibyuma, ibyuma, abagabo bo mu byuma bakabingora rwihishwa, basinda n'uburi bwo kubiyobyabwenge, umenye kuri kuzitira amahirwe mu rugo rwawe. Warangiza umugore n'ingumba, warangiza umugore ntabyara, kandi wasanga ikibazo ari wowe umusinzi, wasanga ikibazo ari wowe ukurura sekibi. Ya sekibi kabituma koko udashyikirana n'umugore wawe uko bikwiye. Kandi byaba nawe Nyagasani arifuza kuguhungisha ngo yahungishije Loti uve muri Sodoma, agira hano kwerekeza. Igomwe rero, igomwe hakiri kare izo ngeso mbi, igomwe hakiri kare ibyo byabwenge, maze urangabire Nyagasani, ubwenge bwawe wongere gusubire ku gihe. Hari kandi ka gatatu abantu benshi kajya kaduhugiriza sekibi. Hari igihe sekibi akubwira ati mbo none se ko witwara neza ukaba utarabona iki gisubizo, none se ko indaya Imana ibizihereza abana, ibyo manzi abantu bose bakora nabi, ibirara ku kiba bahereza umwana. Nuko shitani kaguhugiriza iti nyamara Imana ntigukunda. Mubyeyi ukurikire, umukristo wese ahora ageragezwa, ahora mu bibazo bitotezo. Ntukarebere kuri mugenzi wawe ngo yabonye iki ngiki ngo nta nubwo yaratunganye, ngo nawe bikuviremo impamvu yo gukomeza se kiba gushuka ati n'ubundi kora biriya ntacyo bitwaye, komeza ubwenge, komeza ukora biriya. Nyagasani buri wese amureba ku ruhande rwe. Wasanga wowe Nyagasani yifuza kubona aho yafatisha umwana agakomera, niyo mpamvu wasanga akigutegereje kugenda ku ntambwe zawe. Icyanyuma tujya gusorezaho ni isaha y'Imana. Imana irivugira iti amasaha y'Imana tuyabara nk'abantu twebwe, nyamara ku Mana isogonda imwe wowe ushobora guhinduka umwaki wawe, umunota imbere y'Imana ushobora guhinduka amasekuruza y'iwawe. Icy'ingenzi ntukabare gusa rimwe kabiri gatatu nk'aya masaha aya ngaya yo ku isi, ahubwo reka Nyagasani igihe cye nikigera uzabona gutabaye. Icy'ingenzi ni ukumutegereza mu gutungane. Isaha y'Imana no gutungana, isaha y'Imana no gukira, isaha y'Imana no gucika ku ngeso, isaha y'Imana no kureka Nyagasani agakwiyoborera. Isaha y'Imana nigera uzabona wahindutse, uzabona wacitse ku ngeso mbi, uzabona uri kugenda mu murongo w'Imana, uzabona uri umuntu mwiza, uzisanga uri kugororokera Imana. Isaha y'Imana nigera iwawe ntuzongera kuzimura, ntuzongera kuvuga nabi, uzategereza ugushaka kw'Imana. Nyagasani ndagusaba ibi ngibi, ariko ugushaka kwawe gukorwe. Isaha yawe nigera Nyagasani aba ari wowe ubigena. Icyo ukoze cyose ukarekera Nyagasani umwanya, ugushaka ko ukagirwa kwa Nyagasani. Nyagasani ndagusaba iki, ariko nibibe mu gushaka kwawe. Ikintu cyose kitari mu gushaka kw'Imana no ku isaha y'Imana nyine itaragera. Isaha y'Imana no gushaka kw'Imana. Wowe nanjye turaba gatwe gatoya kitwabasha gusesengura no gusobanukirwa iby'Imana byose. Dutegereze Nyagasani dutarambirwa, kugira ngo ineza y'Imana iduhoreho. Imana izagusubiza, uhumure, Nyagasani arahari kandi azagusubiza igihe cye nikigera, isaha ye nigera. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.